Turacyari kwa Shangazi ni byinshi twabiganiremo hari ahirya urabona ko si ngombwa ko twinjiramo icyumba cyacu twambariramo kirimo imyenda yacu. Twakomeje hepfo. Twakomeje hano hepfo uko mubona hari mu gikari tugiye kwinjiramo hano tuze kureba uko bimeze. Turacyahagaze turimo turaraho tuza kunyura. Ni icyumba turaramo Nta kibazo twinjiyemo. Bakunzi b'Umutako TV, ahangaha niho abavandimwe binjira. Mutwihanganire. Kuki abana bavuye mu butinganyi abantu bakababara? kuko icyambere cyo murabizi abantu benshi batubonaga ku macana twasaga nabi, sibyo? Ntango twambaraga imyenda idafututse idafite 12 turambaye, sibyo? Turarya, dufite aho tuba, sibyo? Turanywa, tubayeho neza, turasoma n'ijambo ry'Imana. None se bari abo badukinishije business bwa mbere badushyira ku macano yabo ko ibyo batigeze babitekereza. Nabaye muri gereza zitandukanye. Rero ahandi ngenzi ko ndi mu ishuri ry'Uwiteka. Nge nafunzwe inshuro 63. Nzira ubutinganyi no sari kindi n'ibyaha bindi. Ese kuki bajya ku macano bakiburimo abantu babirebaga na comment zikaba nyinshi? Kuki babivamo bakahindukirira umwami Yesu abantu bakababara? Nta nubwo naho bigiye kuko uyu murimo natangiye sinzawureka, ahubwo mpamagara n'abandi gukomeza gushikama kandi bagakomera. Ukumva ko umuntu yaza ukamushikisha amafaranga 7,000 ukamushikisha iki muri ibyo ngibyo akabigirirwamo akabigumamo akajya muki akajya ngo yimekapinze yambaye amakanzu ari kwereka abantu ibikoza so ari guhesha satani icyubahiro. Yarangiza yabona ko uwo muntu yabivuyemo ugatangira kumugabaho ibitero ukajya kumubabaza. Mwambare tukabanza tugasenga, nimba ari na diamond wabonye aho muca agasubirayo yiruka kuko Ariko nta diamond ko twiragiye. Mwambara tubanze dusenge. Ngo bismillahirrahmanirrahim. Imana nanjye umubyeyi ari kunsangiza. Ngo bismillahirrahmanirrahim bisobanuye ati Mana tukweretse kimwe cyose urumva ni nko guha umugisha ku byo gihe. Kankiraho akanje nanasangiza abakunzi banyu ijambo nanjye umubyeyi yaramaye hano kuko riri kunyubaka. Kureka tubanze twiragiza Imana n'abanzi controleze na mikoro. Uwiteka Mana nyir'igitare, Uwiteka Mana nyir'ingabo, twongeye kugushima no kuguhimbaza kubw'uyu munsi. Twongeye kugushima kubw'imbaraga data wera, nta cyaha 10 twatanze, nta n'icyo twatanze imbere yawe kugira ngo tubyuke turi bazima data wera. Waturinze, uduhaye icyubahiro, uduhaye urukundo, waduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe, uduhaye n'umwanya wo kuganira na bene data. Ngaho bakomereze mu nzira barimo rero kandi ubagurira imbago yo kwerekana ukuri kwabo. Urakoze urakarama twiragije muri gahunda z'uyu munsi zose. Data wera iri jambo siba ari nge urivuga ngubere mikoro wirangururire kuko uri Imana ikomeye kandi Imana yo kwizera. Bana n'Abanyarwanda bose muri rusange. Nyagasani mwami Imana ugumize kubarinda corona kandi ugumize kubarinda kwaguka mu gakiza kawe. Ugumize kubakwaguka mu gakiza kawe. Urakoze urakarama rero kubyumvisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Shalom. Ni isengesho ridutangira ikiganiro ku ruhande rw'umuvandimwe wakijijwe ari kumwe n'umubyeyi. Twari tugikomereza aho ngaho ariko rya jambo wari murasoma Shangazi yarimo akubwira. Murakoze nshuti bene data hari icyo bayita nshuti bene data mukurikiranye Umutako TV n'izindi channel ziri hirya no hino. Nasaba ko mwafata Bibiliya zanyu kuba zifite, abatazifite mukaba open tugasenga tukumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Riragaragara muri Zaburi 106. Haleluya. Nimushimire Uwiteka yuko ari we mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye y'Uwiteka yakoze cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? Hahirwa bitondera ibitunganye,
hahirwa ukora ibyo gukiranuka iminsi yose. Uwiteka nyibukana imbabazi ungirira ubuntu abawe, ugirire ubuntu abawe. Iyo ni ijambo ry'Imana. Ugenderane agakiza kawe. ugenderane agakiza kawe. aho hantu ni heza kandi numva arimo nanjye amagambo anyubatse. Iyo amagambo yanyubatse. Iyo umuntu avuze ngo ugenderane agakiza kanjye, Shangazi. Ugenderane agakiza kawe nuko ikagendana muri make niko nabyita, kuko iyo ukagenderanye muri byose, ukagenderana mu byago, mu makuba, mu byiza, ntabwo tugomba kukarambika ko niyo ntwaro yacu ikomeye cyane. Rero buriya agakiza ntabwo ari kukavuga ku munwa, ahubwo agakiza no gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Iyo umaze kwakira umwami Yesu, hari ibikuranga, hari za mbuto, hari guca bugufi, hari gutega amatwi, hari kwirinda ibigukomeretsa cyangwa se ibikomeretsa abandi, hari imbuto nyine ugaragarira mu bandi mu ijwi rituje kandi buri wese agakumva. Rero turi abantu, hari byinshi tuba twarakoze ariko Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Hari n'ibyo dukora buri munsi twacumura tugasaba Imana imbabazi kugira ngo tugirire neza. Kukagenderana no kukagendana ahantu hose, tukagenderane, Imana ikagenderane, itwibuke, niyo ibasha kuduha imbabazi, ibasha kutureba n'amaso y'imbabazi. Yesu abagirire neza. Kera ukiri muri za nzira zitari nziza, utaramenya nyine kugendana ku gakiza, wajya gufata umwanya ukaba wafata Bibiliya. Oya, sinajya kubeshya mu by'ukuri pe. Najya gufata Bibiliya, se Pierre yanyemereye. Urusengero rwanjye rwari akabari, ariho korari yacu iherereye, mikoro yacu ari byeri, Bibiliya yacu ari parato. Ariko ubu nkundashima Imana ko mfite Bibiliya yera mu biganza byanjye. Ego. Ngo agakiza muragendana, tubwire rero yagereza baturangiye ibyayi ko bimeze, kunyira baje kubera ko nta gereza irimo. Gereza muri ahubwo niyo gusoma ijambo ry'Imana no kumva mu kanumbi. Nkomeje kwitabaza Uwiteka Imana. Mu by'ukuri nkomeje kwitabaza Uwiteka Imana, mwerekana ayo magambo muri kugenda mutwaturira aho atameshe, ayatsinde mu izina rya Yesu, ayajugunye mu nyanja yaka mazutu. Iyo gereza nayibayemo narabuwa Yesu Kristo, nayibayemo inshuro nyinshi, nabaye muri gereza zitandukanye. Rero ahandi ngenzi ko ndi mu ishuri ry'Uwiteka, ngiye nafunzwe inshuro 63 mu mabrigade asanzwe. Muri gereza nafunzwe 3, muri gereza 19. Ziri ubutinganyi, nose ari ikindi n'ibyaha bindi nk'ibyo ngibyo bya Satani byose, kuko Satani buriya ntabwo uvuga ngo uri umutinganyi gusa, kuko hari ibindi byaha hirya byinshi. Uranywa ugasinda ukarwana, uriba, kuko inzoga zidukoresha byinshi bitandukanye. Amprise n'ibiyobyabwenge urabizi bikoresha ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo wenda urumva wenda twagiye turabigarukaho, ni byiza no kuza kwiyungura inama nziza n'ibitekerezo. Impamvu Shangazi nendo ngo muri gereza nyine, niyo mpamvu nanjye kugarukaho batubwiraga gereza, ariko nsanze nta gereza. Bayiyaturireho, twe turi abana b'Imana, tugomba kwagura ijambo rya Nyagasani, tukarikwiza hirya no hino mu gihugu, yewe no hakurya y'igihugu, ku isi yose tukahagera. Rero nta mwanya dufite w'iyo gereza rwose. Bihangane, Imana ibakubire 7 ka 70 ko ibyo bari kutwifuriza k'iyo gereza. Ese nshuti mwene da, wowe muri gereza baratekerwa uko batekerwa, baritekera? Ese muri gereza ukibashaka kuba basoma ibitabo n'amabible, ariko se umupasiteri afata umwanya cyangwa umukozi w'Imana afata umwanya akegerana buri mfungwa imwe kuri imwe ayiganiriza nk'uko mudusanze hano? Ese umuntu uri muri gereza aba afite ibyishimo nk'ibyo mumbona? Ajya gusenga gasohoka, ajya muri sport. Ese kuki muri gereza, turi muri gereza tukagira ikibazo cyabo bari hanze, baje kudusura batuzaniye ingemu, banga ko baziduha? Gereza se wa mungana ubundi uyinjiramo gutya, umusoroviya ntabwo yaba yakurashe. Ese ubundi wowe wakwishimira kwinjira muri gereza?
rero mbabwiza ukuri mu by'ukuri ubushize narabibabwiye kandi manje no kwisegura kuri bene data bateye comment bavuga ko mfite amahane mu by'ukuri nangara amahane nangara amahane niko mvuga even niyo nge ndi mu maraso ya Yesu mba mfite imbaraga za Nyagasani rwose simuzagira ubwoba imbaraga za Nyagasani nawe zangiza urengana zino mbaraga niziba zirukana satani kandi mu mbabarire ndagerageza kwiga kwitwara neza imbere y'ishiti n'abavandimwe ubundi meri twabiganiriyeho nari nafashe umwanzuro ko nazongera kujya imbere ya cano narabanza ukaruma wa mungane isusho ya satani yanyambikaga mbere ngomba nayo kwiyambura n'ubundi ugiye kuri kamera nta biguteguje no mpamvu nyine tubavumbuye abavandimwe nabo kore agashya ubwo bakwirinda abantu kuko mwirinde isiyaka uteye ubwoba wowe uteye ubwoba kuko abantu bakwirinde je buntu birantangaje ubundi nta muntu winjira hano ugiye guhaha ni ugenda cyangwa twe twajya muri siporo mu gitondo tukagenda tukaza tugasenga tugakomereza rero birantangaje kuba winjiye aha ndapfa nanjye byari binkomeranye ariko nahingiye ko nta kibazo ko n'Imana turashyiraho kandi hano hari n'umugisha ako irageza abasubiza inyuma ubu Gabriel agiye guhagarara n'inkota ye nawe uzongera kuhaza gutyo azajya azazamwe n'umwuka w'Uwiteka kireka twamuhaye audience Shanga turimo turasatira umusozo w'ikiganiro komanteri kurimo biravugwa hari akantu gatoya karimo kavuga ko hari umuntu ntabwo nshaka kumuvuga mwa mufitanye ibibazo byawe nawe by'umwihariko nawe afite ikinyamakuru uwo muntu arahari ese nimba hari icyo mupfa tuyanga ibi ngibi ntabwo bizagaruka iyi niyo finale yanjye yo kwerekana hagati y'impande 3 enye 5 n'izindi uwo muntu ari umuntu mutanye ikibazo cyane nawe gusa uwo ari we wese nawe yakwiyumva uwaba akeneye gusebya ariko ari ikibazo kigira kimwe reka wenda nyivuge no kuri iyi cano yawe kuko n'ahandi biraza gukomerezaho kuri cano yacu ratuzubake kuki abana bavuye mu butinganyi abantu bakababara ese kuki bajya ku macano bakiburimo abantu babirebaga na comment zikaba nyinshi kuki babivamo bakahindukirira umwami Yesu abantu bakababara hari abari bishimiye ko babigumamo suko navuga ngo nta muntu ngewe njyagirana nawe ibibazo sinkuni imyaka yanjye ntinyemera kugira ibibazo kuko namenye iyo nkeneye kugira ibibazo ndabimutura akabikemura uwo ni Yesu Kristo uwo nabwira ngo yirinde azirinde kuba yakoresha amafoto y'aba bana azirinde kuba yabavugwa nabi uko abishaka ntabwo aba bana ari abo gukinirwaho ntabwo aba bana ari bo ba mbere ku isi baciye nk'amabere kuba bakiriye umwami Yesu bavuye muri biriya bintu iyo urebye iyo ufashe ifoto y'umuntu ukayishyiraho numva ntawe byashimisha iyo uvuze amazina y'umuntu ntawe byashimisha niba ari n'amacano dufite tuyabeho tuvuga ibyiza byagirira societe umumaro ni wumva utari bushyireho ibifite societe umumaro ibyo ni ibyawe ariko wirinde kuvuga amazina y'abantu wirinde kuvuga amafoto y'abantu gushyiraho amafoto y'abantu nabyo ntabwo ari byiza rero sinibaza impamvu wenda guhagurukirwa kurwanwa byo nta nubwo naho bigiye kuko uyu murimo natangiye sinzawureka ahubwo mpamagara n'abandi gukomeza gushikama kandi bagakomera bagakomeza kuduha inkunga y'amasengesho turi tayari kuzunguruka isi turi tayari kuzunguruka igihugu duhugura n'abandi tuganiriza n'abandi bafite ibyo bikomere tubahumuriza tubabwira tuti nimuve kwa Yesu hari amahoro tubabwira ngo nibihangane bazanesha nibihangana bazasarura ntabwo tuzahemba kubikora rero umva ntabwo tuzabura guhagurukirwa kurwanwa ariko uzi kugira ngo ugirane bifu n'umuntu mutaturanye mudafatanyije izu mudafatanyije isabu gusa akizamura gusa akavuga ati ngifitanye bifu n'umuntu atanakuzi ni ikibazo gikomeye rero bakunzi bacu batuzubake TV nababwira ngo mbabarira niba haraho nakubangamiye mbabarira ababana mu izina ryanjye turashaka Imana zikubw'imbaraga ntabwo ababana ari kugira imbaraga zo kubahindura siya nta mbaraga mfite zahindura umuntu ni Imana yo mu ijuru ni Yesu wenyine wadupfire ku musaraba ufite guhindura umuntu agahinduka nawe iyo babikubwiye uzi kugira ngo jada kugira ati nafunzwe inshuro 63 nagize ubwoba
ati narakubiswe, naribaga, naratukanaga, nararwanaga, nagiraga nti. Ati numva Claude yakubwira ati jewe ninjye munyabyaha wa mbere kwisubaho. Rero nkumva icyaba cyiza nuko abantu twacirana bugufi tukubahana nk'Abanyarwanda, tugacirana bugufi bizaba byiza. Niba uri umubyeyi ugafata umwanya wo guhana buruta, niba uri umugabo ugafata umwanya wo guhana buruta, niba uri umugore ugafata umwanya, niba uri umukobwa yego mwubahane mu byiciro, bizaba byiza. Na wa muco turanguza arushaho kwimakazwa, birushaho no kuraga abana bacu n'abuzukuru bacu. Se abantu baryanira ku macano, uramutse ugeze mu rugo byaba bimeze biti, si umuriro gusa. Koko birakwiriye ko imyaka 45 najya guhangana n'umuntu plus umugore mugenzi wanjye, ntibikabe, ntabwo ari byo, ntabwo byaba ari byo. Rero nta n'ikindi rwose, ntabwo duturanye nawe, nta kintu dupfa, ni umutima abantu hari baremanywa nawo. Ugasanga simbizi, wenda na Jean Dodi yanyunganira nkuko mbona bishaka, nawe yakubwira. Ntabwo nzi icyo twaba dupfa, niba nzira aba bana nafashe ntabwo mbizi, niba bari baziranye nawe ntabwo mbizi. Jean Dodi, Shangazi arimo arazira iki, cyangwa wowe na bagenzi bawe murimo murazira? Rero man, umuntu yikeka amabenga bayafite koko. Shangazi ararenga. Shangazi sigeze ajya gutanga ikirego muri RIB. Shangazi sigeze arega umuntu. Njye na bagenzi banjye nitwe twagiye gutanga ikirego. Impamvu mu by'ukuri uwo muntu simuzi, hano akubwije ukuri, njye ndi kurega umuntu nazi isura. Na bagenzi banjye harimo abatamuzi, harimo n'abamuzi, okay. Ariko ikintu cyanangaje, bababajwe nuko icuruzwa human trafficking irangiye, tugiye kwa Shangazi ajya kudufasha. Iriya ni human trafficking. Bacuruzwaga n'abagenzi bawe? Social media nyinshi zaracuruzaga. Bacuruzaga ibiki nyine social media bacuruzaga? Erega iriya ni icuruzwa ry'ikiremwa muntu. Kuba wafata ukishimira ngo umuntu n'umupede, ukishimira ko agiye kuri channel yawe, ukishimira ko ngo agiye kugira ukinjiza ukabona igishoro, never mind, nanga ari byiza. Ukumva ko umuntu yaza ukamushikisha amafaranga 7,000, ukamushikisha iki muri ibyo ngibyo, akabigirirwamo akabigumamo, akajya muki, akajya ngo yimekapinze, yambaye amakanzu, ari kwereka abantu ibikoza so ari guhesha Satani icyubahiro. Yarangiza yabona ko uwo muntu yabivuyemo, ugatangira kumugabaho ibitero, ukajya kumubabaza. Nurumva nimba iyo channel yakoraga human trafficking, igafata umwe muri bagenzi banjye ikamukoresha channel, akabavugira ibyo bifuza, ibyo bakeneye, sibyo, kugira ngo akurikiranwe, yarinjizaga. Arangije agira ishyari ry'uko abonye wa wundi abivuyemo, amenye inzira y'ukuri, agiye kuzajya yamamaza Yesu. Biramubabaza. Noneho mu kumubabaza se yanababajwe na wa wundi yakoranaga nawe. Yababajwe natwe twese, kuko yumvaga ko nimba wa wundi yakoranaga nawe agiye azabona undi, agiye kumva yumva. Urugero pe, murabiza abantu benshi, John yaramamaye kuri za YouTube, amplisa akorera Satani, sibyo. Arangije nimba yarabonye arakavuga uti n'uyu nguyu se aragiye bibaho, afashe ifoto yanjye n'amazina yanjye namuzi, atangiye kubigurisha mu nkuru. Noneho tureke n'iyo nkuru, iyo nkuru insebya, indwanya, namuzi naho ndahurira nawe. Urumva atari ibibazo se bikomeye? Mwaregeye iki cyo? Njye naregeye isebya yagiye ansebya. Mu by'ukuri njye ubwanjye narisebeje bihagije tonto. Nibyo nyambira Abanyarwanda, narisebeje bihagije, nifata uko nari, nigira icyo nari cyo, sibyo. Ariko akakanya n'uyu munota n'isaha nzi icyo ndicyo, ndi guharanira kuba icyo ndicyo. Wowe wituruka ku ruhande nguze kunsebya, kuko nta wansebya kurusha uko njye nisebeje ubwanjye. John, reka twihutishe wenda ikiganiro kugira ngo tubareke mukomeze ibindi mwe murimo, kandi dushimire ko mwakomeje kuduha umwanya. Reka tugusorezeho ugire ubutumwa ugenera abakiriye Yesu n'umwami n'agakiza, n'abari mu nzira nziza, n'abateganya kujya mu nzira nziza bakava mu bibi, ndetse n'ubutumwa ugenera Abanyarwanda n'isi rusange. Mbere yuko mbaha message, hari ikintu nshaka kubabwira. Hari inkuru ndi kumva ziri gukwirakwira hanze hirya no hino,
famille yanjye yaje kunsura barabimbwira buriya Shangazi nuko nakuyora ariko bazageza he basebye Shangazi ngaho ngo Shangazi ngo yadukiriyeho ngo ngaho Shangazi ni business ese inshuti bene data business bari bizi bafatanyije nawe projet ubu nawe Shanga ubu nujya gutanga ikirego cyo kuri ribu cyabari kugusebya ubu bazavuga ko mwafatanyije business uyu ni umubyeyi inshuti mwene data sibyo kandi niyo yaba ari business Shanga ndumva nta kitwaye kuko ni business ya Nyagasani byo pe ni business ya Nyagasani kuko icyambere cyo murabizi abantu benshi batubonaga ku macana twasaga nabi sibyo nango twambaraga imyenda idafututse idafite 12 turambaye sibyo turarya dufite aho tuba sibyo turanywa tubayeho neza turasoma n'ijambo ry'Imana none se bari abo badukinishije business bwa mbere badushyira ku macano yabo ko ibyo batigeze babitekereza bihangane bamushyire hasi rwose bambabarire mbasabye imbabazi mu mwuka wa Nyagasani bigenda basebye umubyeyi ahubwo bo nibashyiremo imbaraga baze bamwegere nabo nababyeyi nawe uri umubyeyi mwicare ababwira uti byatangiye utya bimeze utya erega anakeneye abamufasha tukaguka tukagera no mu ntara z'igihugu tukagera no hanze y'igihugu tukagera tukumva niyo twakumva ngo muri Kenya Uganda i Burundi buri gihugu cyose kuko umutinganyi nahataba umulesbienne nahataba sibyo and then rero dusoza inshuti bene data mwahisemo inzira y'agakiza ndabashimiye umwami Yesu nabane namwe kandi ahorane namwe mudusengera Nyagasani agumize kubaha imbaraga n'ubushobozi kandi agumize no kubumva murakoze rero abari guhitamo abari gushaka inzira y'agakiza mwebwe muri kwitekereza mukazamura akaboko mugiye kwikorakoraho muyikozaho imitwe y'intoki mbabwiza ukuri nimushyiremo imbaraga mushyiremo n'ubushobozi nimwubagirwe ibyanyu nimwubagirwe iby'isi nimusiga ibyanyu byose mushake Nyagasani mushake Yesu Kristo mushyizemo imbaraga n'umwete kuko nawe aricara ariteguye ategereje kubakira nimusukure imitima yanyu nimumwegere kandi inshuti bene data mbonera no kubabwira ko igihe cya Nyagasani kirageze nkuko namwe mwadutenga abajura nawe yarivugiye ngo azaza nk'umujura mutubabarire azaze nk'umujura koko ariko asange n'ubundi imitima yacu yera de watwiyambikira ari amakanzu meza atujyana mu mazu meza azabaye kudutegurira murakoze Johnny amasegonda make babateze iminsi 5 yo kwa ngo hari byo bizaba byaga bashyize Mana Yesu nijoro komeza kunyobora pe ati Mana Yesu ntawamenya nabo bari mu myuka yabo nzi ko ejo bundi bagize commentaire batera kuri iyo daimoni ako daimoni we aho waba uri hose uko waba umeze kose ndakuzi wabanye nanjye wambayemo ndagukorera ako naragutokesheje kandi n'imbaraga zatumye mutokesha daimoni akava mu mubiri wanjye Nyagasani aracyari naho yagiye rwose aracyari kumwe nanjye icyo nababwira cyo bivuye ku mezi 6 Shangazi nimba ubyibuka tugitangira baduteza amezi 6 biva ku kwezi baduteze nako babonye kurarangiye bigeze ku minsi none baraje bazanadutega amasaha ibyo turabyiteguye turanabikeneye ariko ese yagiye mbabara mbere yuko ajya muri comments ngo aterira ira comment cyangwa agasezeranya n'Abanyarwanda ikintu ibyo bintu nibitabaho baba twebwe tuzunguka ikishanga ko bibayeho ibyo ari kudutega we hari icyo yakunguka urumva hari icyo yakunguka bitabayeho twebwe tuzunguka iki ntacyo twe ntacyo turagushimira mba mubwizwe oya ngenye nkunda inyungu Shanga buriya bimbabariye ubutaha zibyo umutego wawe rwose wagiye ahagaragara ntango ukiduteze ntango kidushibukanye ibuye rigaragaye niyo bakisha iki isuka ariko ubutaha nujya kudutega iminsi ujya kugira iki nawe uzagira iki dutega uzagira igihembo duha
ngiye bizanshimisha ni numva uvuga uti rwose iki gihe nikigera ibi mbabwiye bitabaye nanjye nzafata inzira y'agakiza. hariho akajambo kamwe nanjye nsoza nshobora kuryumva rikaba iryanjye ariko nawe mwene data ndifuza ko ribi ryawe. ni Zaburi 139 reka tuve ku murongo wa 2 haragira hati Uwiteka warandondoye uramenya uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwira. Amen. ngo ujye undondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye uzi inzira zanjye zose kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye uba umaze kurimenya rwose Uwiteka. ni ukuvuga ngo iri jambo ni ukuri ndariguhaye. Imana burya itumenyera kure kurusha ibyo twibwira. nakubwira ngo wowe udukurikiye kuri Tuzubake TV cyangwa se ku Mutako TV, kurikira umwami Yesu niba ari we wakurikiye, niba warahisemo gukurikira izindi mbaraga nakubwira ngo ikomereze, ariko ngiye kubwanjye kubw'inama nakugira kurikira umwami Yesu. Niho nabonye hari amahoro, niho hari ubuhungiro, niho hari ugutuza, ni naho hari ukuruhuka. Bizakurinda kumenya uko witwara, bikurinde gusebanya, bikurinde kuba wahemuka cyangwa se ugahemukira abandi, bikurinde no kuba byatuma uhangayika umutima utejo ndabigenza gute. Imana ibagire neza rero, namwe mutakunda bashimiye. Nsoje mbwira Abanyarwanda abari hirya no hino ku isi batandukanye, Imana y'amahoro, Imana y'umugisha ibarinde, kandi shimira n'abakomeje kudusengera. Imana nabo ibagirire neza, turabakunda cyane. ihangane turashoza akantu gatoya. Nyuma harasigaye icyumweru kugira ngo ya minsi 31 mwihaye irangire. Nimara kurangira, Abanyarwanda cyangwa abahungu bawe muri rusange n'isi yose muri rusange igitego iki kigiye gukurikirana, ubwo hari ibyo bavuze mu ncamake, ariko barava hano bari, ndabizi ko bagomba kuva hano bari, bagiye kwerekeza he, mugiye kujya mu biki? Aho kwerekeza tuzava ahangaha turi. Hari ababyeyi basabye ko bagaruka mu miryango, bakomeje kujya babana natwe, baradusuye nabaho bari, ndabasuje kandi ndabashimira ko batantereranye muri urugendo twatangiye. Hari abazagenda, ariko ni igihe gitoye kuko tuzahita twerekera mu bice bimwe na bimwe twahisemo byo gukoreramo imirimo y'amaboko izatunga umubiri. Ariko bakomeje n'urugendo rwo kwiga igice kugira ngo babashe kubatizwa, nabyo bigiye gutangira muri iyi minsi kuko babihisemo babikunze. Rero tuzatugenda dukomeza kubagezaho amakuru, ariko muri iyi minsi rwose ibintu by'itangazamakuru, twasanze itangazamakuru ritubaka ubwoko, rishobora kugusenya, rishobora kugukomeretsa, rishobora gukomeretsa abakozi b'Imana. Nk'aba bana bari muri uru rugendo ntabwo bakeneye ibiba stressa, bibananiza, bakeneye umuntu ubabwira amagambo meza kandi abarema, kuko ibyo babayemo ni byinshi kandi birahagije. Rero barabisize, barashaka kwavansa bajya imbere, ntabwo bakeneye gusubira inyuma mu nzira z'ahahise. Rero nta yandi macano tuzongera kubonekaho rwose muri iyi minsi, ntayo kuko twarayaritse. Nawe nuko wadutunguye, ntabwo tuba twakwakiriye, kandi ntabwo nari gushira isoni, ntabwo mbyemerewe. Nabuze uko ngira, buriya ndaceceka, urankubirana ndakwakira. Rero ndumva nta kindi, tuzakomeza tubagezeho amakuru. Nitugukenera tuzaguhamagara, ntabwo dukeneye kuzongera kutugwaho. Sinzi niba twanakomeza nkakwereka ko nta gereza dufite, ndumva abana bisanzuye. Uraza kubinyereka, ahubwo tugende kugira ngo turerekana byose. Ndashaka ibyumba byose kameraman hose tuhagire. Tugende, ndumva hose uze kuhanyereka, kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu ko twatangiye twerekana nuko dushoje. Turacyari kwa Shangazi, ni byinshi twabiganiremo. hari ahirya urabona ko si ngombwa ko twinjiramo. Icyumba cyacu twambariramo kirimo imyenda yacu. Twakomeje hepfo. Twakomeje hano hepfo, uko mubona hara ni mu gikari. Tugiye kwinjiramo hano tuze kureba uko bimeze. Turacyahagaze turimo turaraho tuza kunyura. Ni icyumba turaramo, nta kibazo. Twinjiyemo abakunzi b'Umutako TV. Ahangaha niho abavandimwe binjira. Mutwihanganire,
tugira ngo tumenye tugira ngo tumenye uko babyifashe hano hasi niho baba bari niho bari mu masengesho yego akira mikoro udusobanurire mu minota umwe yego iyi niyo lokali yacu hano uburiri bwacu murahabona ariko ni naho dukorera amasengesho yacu iminsi murabibona amazi yo kunywa amavuta amasabune byose meza aha niho ndara aha na Emmanuel na Hugues hano naho umubyeyi wacu yaratwitangiye yego murabibona ni umubyeyi iyo umuntu w'umubyeyi yemeye guta uburiri bwe bwiza akaza hano nuko aba ashaka kwereka abana ko ari abana mu by'ukuri murabibona mfite uburiri bwiza Emmanuel afite uburiri bwiza nayiga ariko hano ho wajya hasi hano hari matora ye yayanitse dore n'ubwa Shangazi murebye mu by'ukuri muri abenshi bari bwibaza ati kubera iki Shangazi arara hariya abana bakarara kuri bwiza ariko nuko twereka ko nejo bundi tugomba kubaha abaturuta tugakwega inkweto kuko we ari kuturemamo abakozi b'Imana bakomeye kandi bibitangaza nawe aratwubaha nk'uko mumureba hano atwubaha nk'abakozi b'Imana atwubaha nk'abakozi b'Imana rwose singiye kubabeshya hari ijyajya amamagara akambwira uti Jean de Dieu mukozi w'Imana wansengeye ngiye bikanungura ariko mwabikora ariko mu by'ukuri ni ugomba kubahwa murakoze Jean de Dieu mubwira Shangazi muhagararanye nk'umubyeyi iri jambo rimwe wumva wamubwira rizagora ku mutima mbese uvugira n'abagenzi muri rusange nubwo tutari bubashe kuvugana cyera mubwira kindi ku mutima mu by'ukuri Shanga ndagukunda kandi murangusaba imbere y'Imana izaguha ubuzima buhoraho amen izaguhe kurama izaguha ubuzima buhoraho kandi n'ukuri kw'Imana njyewe narabivuze mu by'ukuri wandemeye ubuzima undemere ejo hazaza hanjye kandi unyerekana umukiza unandemera uburyo nasaba nanjye ubuzima buhoraho iteka niyo mpano ya mbere wamaye mu by'ukuri Imana yo mu ijuru nta buryarya ntaki izambabarire ubwayo izakugororere kino kintu nifuza ko ubwawe uzamera nka Tabita kuko umurimo wakoze ni wa Tabita muri Bibiliya pe Tabita nawe ndifuza ahubwo Shangazi mumbabarire ryavaho tukamwita Tabita kuko nyagasani Imana nzi ko izakugororera kandi nzi ko ndi kuyisaba ibyumba guhera uyu munsi Tabita no kuri pe buri isi burya isi nyinshi zagiye zirimbuka zibaho ariko iyi si ya none iyi si ya none ubutinganyi twaraburimbuye tubukura muri iyi si burimburwa n'umukozi w'Imana hari benshi bagiye bavugwa muri Bibiliya ba Nowa ba Mose ba Abraham ba uyu waremye isi Adamu sibyo na Tabita azamo none na Eva ariko noneho uri Tabita w'uyu munsi w'iyi si turiho bose bakusange pe amina abarushye n'abaremerewe bose nibagusanganire kuko urabereka inzira nziza y'agakiza nta bushobozi ufite ariko ufite ubukire buruta ubundi bukire wizeye umukire kwizera kwawe bingana nk'akabuto ka sinapi byatumye ugororerwa kandi ugira imbaraga mu by'ukuri umurwayi nzasengera agakira sazashimire ngewe azashimire wowe wanyeretse Uwiteka umukene nzafasha uwo nzasengera uri mu butinganyi akakizwa azaza imbere yawe ashime kuko wanyeretse Uwiteka byose mbishyize mu biganza byawe Imana iguhe umugisha kandi izagukubire 270 izaguhe gutunga no gutunganirwa izaguhe kubyara kugira abuzukuru n'ubuvivi n'ubuvivure urakoze cyane kandi warakoze cyane maze ngushimira Yesu aguhe umugisha ati urakoze cyane nshobora ngushimira reka ikiganiro cyacu interview yacu tuyisoreze wenda hanze ariko aho twari turi hano na Shangazi reko bo tubasezere twebweho twatangiriye no tugiye gusoreza Shanga apeti reka tuzasubira ikindi gihe twe twakomereje aho twatangire twinjira no tugiye gusoreza urabona rwose isura nziza Shangazi yicaranye nabo
wa mugabo wari udukubise ndere nguriye ariko twaje kumenya ko ari umwana mwiza bara nuko twaje nabi ariko utabizagenda neza. Urabona ko umubyeyi yasangira n'abana ariko kamemana ura muri hirya abandi twasanze zo kwifatanya nabo nta kibazo. Naho mwerekane yatwakire neza. Reka dusoreze hano dukomeza hanze aho twinjire. Shanga komeza uryoherwe Imana ikurinde. Okay, bakunzi b'Umutako TV twasohotse twagiye aho twasoreje twatangiriye niho tugiye gusoreza aha hose nyine murimo murahabona nta gereza twabonye buri kimwe cyose kigiye gitandukanye nubwo byari bitoroshye kuhinjira. Twahinjiye muri kazi gakomeye ko kuvumbura no kwerekana buri kimwe cyose. Kanama dusoreza ku muryango twinjiriye reka twigendere n'ubundi batubwiye ngo bye bye tugiye tutariye nubwo bagiye kurya ariko ntago batwimye ibyo kurya. Mukaga tumenye guhiga kugira ngo mvumbure hanyuma birangire. Twinjiye ari ibibazo turasimbuka kugira ngo twerekane kimwe cyose ariko bigaragara imiryango irafunguye. Banaduhekije ngo bagiye gufunga. Imana y'u Rwanda ibane namwe. Mwabibonye ariko cameraman agendane nanjye dushoreje ku gipangu kwa Shangazi harimo abakristo bakijijwe bakiririye umwami Yesu n'agakiza. Ni Siaka manager no Umutako TV. Subscribe, like, share in comment kuri iki kiganiro cyo kuri iki.